umuntu uvuga ngo abana barananiye bitumye ntabona gukomera kw'Imana ni umuswa. Si mututse ariko hari ubuswa afite nshaka kumukosora. Gukomera kwa mbere kwagaragariye mu kubagira, kumunetraliza bya mbere byanyabyo ukamuhabije, ni ukumwereka ibihari. Nimba azanye ibintu bitatu dafite, umuntu wese ufite ikibazo gikomere kana namuhaye amakuru. Ikibazo gikomeye ukikiva mu hita umusitari. Ubundi yo nta tegereza umugabo imyaka 11 sinari kuba umusitari. Ngiki kigeragezo cyangiza umusitari. Nimba Imana yarakoze ibikomeye batareba badahari, barupinzi badahari, abaturoga badahari, abaduca intege badahari, kuri tere bahari. Sasa noneho data wa twese uri mwijuru, icya gatatu umaze imyaka 6 utabyara, urama inzu cyangwa ntayo? Ati ndayigo nyandikira. Anyandikira agapapuro kuko tugiranye ubukode bw'ukwezi kumwe. Arangije aragenda abwira ufite amezi 5 ati gendere waho ugiye ku cyayi, umunyamwuka aragukoranye. Undi munsi akongera agahagurukana n'imizi n'imiganda, yajya kumufatisha agahita kubitana n'ijambo ngo sinzapfa ge nzarama. Twishimiye kongera kukubona. Nanjye ndabishimiye kandi nishimiye abantu badukurikiye kuri channel ya Komera TV. Na Eva Mama Lionel. By'umwihariko niyo ukoreraho Eva Mama Lionel. Niyo channel yanjye nkoreraho. Mujyeho mukore subscribe, mujye mumukurikira n'umukozi w'Imana mwiza. Hanyuma nkuko nari mbivuze, ubushize waratuganirije ibintu biryoshye. Narindi kubwira abantu ngo niba ari mu bihe bitari byiza yihangane. Ubushize watubwiye ko wategereje umugabo imyaka 11. Yaragukoye? Yarankoye. Wihangana uri umukobwa imyaka 11? 11 ndihangana ndayirangiza. None ubu n'uburyohe? Ubu ndi umugore utahiwe kwa Papa Lionel. Kwa Papa Lionel mu rugo rw'amasezerano. Ndashimira Imana yabikoze. Ariko buriya niki wabwira umuntu? Mama Lionel, sinzi niba ujye ubibona, wemera ko hano hanze hari abantu bafite ibibazo bitandukanye. Burya kugira amafaranga si igisubizo cya byose. Siko wowe byumva? Niko mbyumva. Yego. Hanyuma niki wabwira umuntu udukurikiye bitagenda neza? Umuntu udukurikiye ari mu minsi bitagenda neza, siko bizahora. Bishobora kwanga muri uku kwezi mu gutaha bikemera. Bishobora kwanga muri uyu mwaka mukurikiye bigakunda. Umuntu rero uri mu gihe bitagenda neza, nakomere, yihangane kandi yiyumanganye, ntagaragaza isura y'ikibazo arimo. Iri jambo sinzi nimba bankurikiye baryumvise, reka ndisubiremo. Mu bibazo ufite gerageza kutagaragaza isura y'ikibazo urimo. Wiciperereza. Ni jambo rikomeye. Mu kigerageza urimo, mu ntambara urimo, gerageza kutayigaragariza abantu. Ahubwo wiciperereza. Kwiciperereza ni nko guseka kandi ubabaye. Ni nko gushinjagira kandi ushira. Ni nko kubyina kandi ubabaye. Hari ukuntu wiciperereza mu kibazo, ukabifashwamo n'umuririmbyi waririmbye ngo no mu byago nzaririmba ndamahoro. Ariko nkubwira ngo ukomere muri situation yose urimo nimba itari nziza, humura buracyahanyuma. Ariko hariho ibintu nyine uvuga, umuntu akumva nyine uri wa mama koko w'igifaru. Rwose niba navuga ikimine simbizi byose, ariko mu buzima busanzwe bwawe wigeze ubaho
watubwiye ko wigeze ubaho muri kiriya gihe cyo gutegereza umugabo aribyo byari bigoye. Noneho tuvuge n'urugero umaze kubaka ubana n'umugabo Papa Lionel, kandi Papa Lionel ahari yubahwe n'umugabo turamusuhuje. Papa Lionel ni ukuri Imana iguhe habwa umugisha. Ndakubaha, ndamwubaha nkanamwubahisha. Ni ibintu bibiri nabyo ubutaha tuzabikoramo icyigisho. Ushobora kubaha umuntu ariko ntumwubahishe. Nge rero kuri we mbikora byose, ndamwubaha nkanamwubahisha. Lionel yabyumvise. Hanyuma mwubana rero ni ubuhe buzima wigeze ugeramo, cyangwa se ni he hantu wigeze ugera urasenga usengera ikintu ubona Imana ntigikoze? Okay, hari ibintu nasengeye itakoze ariko izakora. Ariko ni gake nsengera ikintu nagishyizeho umutima Imana ntibure kugikora. Ni gake ikintu nasengeye itarakora ni kimwe, ariko ibintu nasengeye mbabaye niyirije ubusa nakoze ibishoboka byose Imana yagiye ibikora. Ngiye mfite ubuhamya bw'ibyo nagiye nsengera mu rugo rwanjye nkafata igihe kandi Imana ikabikora. Rero mu bintu nasengeye Imana itarakora ariko izakora, sindabona inzu yo kubamo, ndacyakodesha. Icyo kintu nasengeye kaba itaragikora. Ariko ibindi bintu nagiye njyana imbere y'Imana nkasenga nyisaba, yagiye ibikora. Ese ubundi Imana uyifata nk'Imana ishobora byose koko? Birumvikana, nyifata nk'ishobora byose. Ishobora byose. Ndabizi ko ujya usengera abantu batandukanye. Ngiye kukubaza ikibazo. Ubu ari umuntu wigeze kujya w'umumama, nibaza yari atuye ku Gitega, ajya kureba umuntu w'umuhanuzi icyo gihe wari ukomeye, wari ugezweho, reka mbivuge gutyo. Hanyuma agiye kumureba ngo amusengere, aramubwira ati urabona ukuguru kwanjye kwaracitse, ndashaka kugusengera ku kamera. Mama Lionel, ubyumva gute umuntu aramutse akugannye ameze gutyo? Wamusengera cyangwa wabireka? Uretse n'icyo gihe hari uwansanze aje mu rwego rwo kungerageza nk'umukozi w'Imana. Arambwira ati Imana ishobora byose. Ngize imyaka 47, nakutse amenyo, kandi uvuga ko Imana ishobora byose. Nimba uri umukozi w'Imana, sengera aya menyo amere. Kandi mu buhanga bw'abaganga nanjye uko mbese hejuru yo mu myaka ntibishoboka. Hari ibintu bidashoboka. Kuba Imana ishobora byose ntabwo bivuze ko wafata ukuguru kwacitse ngo kumeze. Hari ibintu bidashoboka. Hari ibintu abantu bashaka gushyira mu bumana ku ngufu, nko kuyigerageza. None se Imana yatanze ubwenge bwo guha abaganga bakora insimburangingo. Umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa akajya mu ishuri akiga uburyo yakora insimburangingo. Ibyo bintu abihawemo ubwenge n'Imana wo mu ijuru. Kuki Imana yatanze ubwenge bwo gukora insimburangingo? Nuko yari izi uko bizabaho, urugingo rukavaho hakaboneka urusimbura. Mu bumana bwayo bw'uko ishobora byose, yashoboye no guha ubwenge abaganga bakora insimburangingo. Nuko mbyumva mu bwenge bwanjye. None se waramusengeye warabiretse? Narabiretse, namurangiye aho ajya kugura amenyo. Naramubwiye ntisanga abaganga babyize bagupime bagufate mezire
bakurikizayo wari ufite uko ameze, abaganga baguhe insimburangingo iki ntigishoboka. ariko abantu ni atari yararebye aravuga ati njye ngize imyaka 47 nta menyo mfite sengaze niho nemera kuri umukozi w'Imana. Bisa na bya bindi Satani yabwiye Yesu ngo nimbura umwana w'Imana aka kanya manuka wikubite hasi abamarayika baragusama. Mbega iri gerageza ryaje kera, uku kugerageza byaje kera. Mbega uko ni ukugerageza abantu b'Imana cyangwa ni ukugerageza umwuka w'Imana. Imana idufashe. hanyuma uyu munsi ni ikihe kintu wibuka wasengeye kiraba uravuga uti cyakose Mana hano uransekeje? Muri byinshi byabayeho ndavugamo kimwe. Yego. Muri 2016 narateze njya i Kampala ku musozi basengeraho. Ngenda mbizi ko mu Rwanda hari imisozi isanzwe nsengeraho. Niyumvamo ko ibyifuzo mfite biri bukemukire ku butaka bw'i Kampala. Njyayo nari ngiye gusengera iki? Nari ngiye kwirukana umwuka w'ubutindi kuri jye. Ubutindi. Nubatse urugo n'umugabo mbona turakundanye, ni sheri shusho, tubyara umwana w'umuhungu n'umukobwa beza. Kuri tere nkagira igikundiro, nakwambara n'umwenda wa make nkaberwa, abantu bakagira urukundo rwo kuza kunsura, ariko ngahisha homba kubera uburyo hari hasebetse. Nk'umukozi w'Imana ugabura iby'Imana usa gutya, ahantu mba kuzamuka ukaruhuka enda kuruka umutima mu kazu ka Gobyori, udukoresho two mu bakene dusanzwe, utuntu tw'udutebe twa feki, hano ntaryamisha abantu, abana banjye bararana n'ibiryo. Mva mbifatira umwanzuro nkuko nsanzwe ngira ibyo mfatira umwanzuro habihaga. Njya ku musozi Bugande, ngenda numva ndi bumaremo iminsi 3, njyanywe no gusenya umwuka w'ubukene. Numva kandi ndi mu kirere cyo kubisenya, mpagarara mu mwuka wo gusenya. Numva mfite intwaro zisenya, numva muri genda zifite zisenya ubutebe bubi, zisenya ubwumba bubuzu bubi, zisenya uburiri bubi, zisenya ubusafuriya bwa feki bushiririza imiceri, zisenya. Numva ndi mu mwuka wo gusenya. Senga ndi mu mwuka wo gutegeka, ndavuga nti mwamenye ibi, nje kugushakira kuri uyu musozi. Ntabwo nirengagije ko no mu Rwanda uhari. Yego. Nje hano kubw'impamvu zo kukugaragariza ko ngo ushakanye umwete. Waravuze ngo ni munshakana umwete mukanshakana umutima ukunze, nanjye nzabatabara. Amagambo nasenze ngeze ku musozi, nabwiye Imana mu cyubahiro cyayo, ndabwira nti manuka tuvugane nk'abicaranye, ntiriwe nguhamagara nkure mu ijuru. Ndashaka kukuvugisha nk'uwo turebana, sinshaka kukuvugisha nk'uri mu ijuru ntareba. Mana nyiribi ushobora byose, akanwa kanjye kavuga gukomera kwawe, nkavuga n'uburyo ukiza, n'uburyo abagukurikiye badamaraye. Iyo undebera ubona ibyo mvuga bingaragaraho cyangwa sigaye nkubeshyara? Ibintu mvuga urabona bingaragaraho, tuvugisha ukuri. Wambwiye kuzampa urugo rwiza, umuntu wese yinjiramo akaruhuka. Wa Mana we, ruriya rugo wowe ubwawe urwinjiramo waruhuka cyangwa wananirwa? Urugo rutarimo intebe zisirimutse, rutarimo ibitanda byiza, rutarimo aho naryamisha ahantu, urugo umuntu atabona haparika. Uru rugo urabona ari wowe urufite nk'umuntu w'umugabo, ukagira umugore mwiza nkanjye, wamutuza mu nzu nk'iriya? Wa Mana we, inzu ingana na botike mbamo. Iyo undeba mu buturo bwawe bwera, ubona ndi umuceri, umugabo wanjye akaba isukari, abana banjye bakaba amagi na salisa.
untuza muri botike ndibicuruza ndaburana uburenganzira bwanjye ndashaka uburenganzira bwanjye. Imana ndayibwira ntisize umugabo mugenzi wawe mu Rwanda niryo Mugabe Jean Paul, ndakwinginze tabara umugabo mugenzi wawe ataraseba. Ayo namwe mu ngingo z'ingenzi nabwiye Imana kuri uwo musozi nubwo navuze ibintu byinshi. Ngiye kumva ku munsi wa gatatu iyo mwijuru irambwiye iti mwana wanjye taha duhurire mu Rwanda, ibyo wansabiye kuri uwo musozi ndabiguhaye. Ikimenyetso cy'uko mbiguhaye nuko hari umuntu ugiye kukugabira inka uri kubwiriza, nubona kugabiye inka uzamenye ko ibyo nguhaye bije bifungutse. Ndavuga nti Mana Nyiringabo, ntarava aha ngaha hari icyo nshaka ko tujyaho inama. Ndakuzi turaziranye mu myaka kuva muri 92 ndakuzi, ugira mu kanwa kawe ndatabaye imyaka 20 gashira. Sorry. Ugira mu kanwa kawe habamo ndaza vuba, duhawe umwana w'umuhungu imyaka 100 gashira. Wa Mana we wagiye umbwira ibintu n'ubu nkitegereje. Ibi bintu mbwiriye aha mu bumana bwawe nkubashye, nimba ubona ko bizatinda yaranje umbwira ibi bizaza vuba. Nimba ubona ibumbwiye bizatinda ibihindure umbwira ibizaza vuba. Uwiteka ati hute duhurire mu Rwanda, ihute duhure. Hari mu kwezi kwa 12 mu mpera z'umwaka njya kubwiriza mu cyahafi naho nsengera ubu. Fata mikrofone bantumeye n'umugabo wanjye yari ahari, yaje mu iteraniro rya kabiri. Ndabwiriza ijambo nabwirije hose nzaryibagirwa, ryari rifite teme ivuga kugira ingingo ikurengera. Mvuga ijambo numva marayika w'Uwiteka ndimo, mvuga ijambo ry'Imana mbona abantu bavuye mu ntebe zabo kubera gufashwa. Muri uko kuva mu ntebe zabo hacomokamo umusore witwa Mugwaneza Tarisisi, azayiruka nkasanga ku ruhimbi, arambwira ati nguhaye ni maguma ati nguhaye inka. Ese Tarisisi inkuyimpereye iki? Ati Mama Lionel aturi umuhanuzi utavanga. Ati warampanuriye hano turi mu masengesho iminsi 21 urambwira ngo Imana impaye amafaranga ngaya ndafite, impaye imodoka mu kwezi kumwe ngirira paritse, nguhaye inka. Ndangije yayimpaye ku cyumweru, indi weekend njya gukura ubwatsi. Indi weekend anzanira inka, arambaza ati ni inka y'ubuhe bwoko ngura? Nabwo ndishyira muri envelope ubwoko bw'inka nshaka ni yubuzi. Akimara kumbwira ko ampaye inka, angabiye inka, bavuga kugabira, angabiye inka. Umuntu arambwira ati nza ahantu hari intebe ziri kugurishwa, kandi izo ntebe nyirazo azimaranye iminsi mike aziguze 1.5 miliyoni. Ngwino ujye kuzigura. Kandi mvuye i Bugande mbwiye Imana ni Imana, nirukanye umwuka w'ubutindi wanjye. Turi gusubiza amagambo watubajije ngo ni ikihe kintu, hari ikintu wasengeye muri bimwe nasengeye Imana ikansubiza direct. Ndagenda izo ntebe ndazigura, ariko sinshatse kuvugira hano amafaranga naziguze. Nzishyira mu nzu zanga kujyamo ndazegeka. Hashize iminsi Uwiteka nsanga mu kazi amperamo umugisha. Akazi nkora ni bijyanye n'amadekorasiyo no kwambika abageni no kudoda no gutekera ibirori. Nkorera 700 umunsi umwe. Uwiteka ati naje. Nanjye nkaba nzi ko ikimuzanye ari ukumfasha guca ubutindi iwanjye. Kandi icyo gihe nta n'ibintu bihambaye nari nakagira mu kazi. Ayo mafaranga kuyakorera mu tuntu nari mfite icyo gihe ni igitangaza. Nangije ndicara, nanjye ndavuga nti nk'umuntu Imana iri gusubiza, reka nanjye ngira ibyo nisubiza ntarindiriye kwiba ingibi za kubikora.
ndavuga nti ngiye gushaka inzu nziza, Imana ninantabara ikampa inzu nzabe naramenyere kuba mu mazu meza. Mbwira Imana nti ndashaka inzu nziza yo gukodesha, yo kubamo ndabizi uzayimpa. Njyamye numva ijwi rirambwiye ngo ugiye kuba mu nzu nzaguheramo umugisha. Ni inzu ifite amakaro muri salo no muri korodoro n'igiti cy'ipera muri jaride. Ndangije mbwira umukomisiyoneri nti ko nshaka inzu kandi ko nyishaka muri aka gace. Ati hari inzu ebyiri mfite, imeze ite? Arambwira ati imwe ifite amakaro muri korodoro no muri salo gusa, ntutararengaho. Nta giti cy'ipera kiri muri jaride. Ati ko wagira ngo iyo nzu urayizi? Ati irahari, utiriwe unjyanayo kuyireba, njyana kuri nyirayo. Ati nyirayo ko ashaka amezi 5 ufite urayafite? Ni jyewe njyanayo, mfite ukwezi kumwe kandi arakwakira. Wowe njyana. Turajyana. Mpageze nsanga hicaye umuntu muri salo ufite amezi 5 aje kwishyura. Genzanye ukwezi kumwe. Mbaza nyirinzo nti narinje kukwaka inzu iraha naha kandi mfite ukwezi kumwe. Ati wayate ntabwo byakunda uyazanye, ariko ntindanagushaka, ngwino hanze tuvugane nta kibazo. Tujyanye hanze ndamubwira ntari koreka tuvugisha ukuri. Ari uguhinza umupagani ufite amezi 5 no guhinza umuntu nkanjye umukozi w'Imana ufite ukwezi kumwe, hitamo. Ati ubwo se nabwirwa n'iki nimbura umukozi w'Imana ko mwabawe sikora ari beje? Ni ikimenyetso. Ufite impapuro 5 muri yo sakoshi yawe zitereshejeho garafeze, waguze ikibanza banze kugusenyera. Abari yamerike arirahiye. Cya kabiri ufite taje hejuru haba umuzungu yanze kukwishyura, hasi ni huba. Icya gatatu umaze imyaka 6 utabyara. Urama inzu cyangwa ntayo? Ati ndayigo inyandikira. Anyandikira agapapuro kuko tugiranye ubukode bw'ukwezi kumwe. Arangije aragenda abwira ufite amezi 5 ati gendere wahugiye ku cyayi, umunyamwuka aragukoranye. Wahugiye ku cyayi? Ndaza nimukira muri yanzu nshyiramo za ntebe njya mu gakinjiro, nkoresha ibitanda byiza by'abana banjye byanjye, nkoresha ibikoresho byiza biri VIP, ku buryo umuntu ansura akavuga ati vraiment hano ni mu rugo rw'umukozi w'Imana. Mba ahantu imodoka yinjira kwihataha bitagoye, ahantu mba ndahishimiye. Nari nshatse kuvuga ko hari igihe dusenga Imana ikazana ibisubizo byihuse, n'igihe tuyisenga ntizane byihuse kandi izabizana. Murakoze cyane. Aramubwira ati genda wahugiye ku cyayi vangaha, Imana iraje. Imana iraje, haje umukozi w'Imana uragukoranye. Ibyo ni ibimenyetso bizagendana n'abizera. Turagendana ibimenyetso byuko turi abakozi b'Imana. Ubundi utiriwe unafata na mikrofone ngo wipresente ngo ndo mudeyakoni ngo ndo munyama. Wikwirirwa wipresenta nimba uri umukozi w'Imana, ibimenyetso by'ukuriwe turabibona utiriwe uvuga icyo ricyo. Imana ishimwe. Amen. Ariko hari abantu bajya bashidikanya ku gukomera kw'Imana. Hari abashidikanya ku gukomera kw'Imana rimwe na rimwe bakavuga bati ngewe narasenze ntibyakunze, yewe naragerageje n'ubu abana barananiye, umugabo byaranze, imyaka 5 irashize, 10 irashize, handa nasenga. Buriya we wamubwira iki? Umuntu uvuga ngo abana barananiye bitumye ntabona gukomera kw'Imana no umuswa. Si mututse ariko hari ubuswa afite nshaka kumukosora. Gukomera kwa mbere kwagaragariye mu kubagira, kuba waragize abana. Uko niko gukomera kwa mbere kwagaragaye kw'Imana. Kuba afite se. Amen. Intwaro Satani buri gihe agira ni ukukwereka ibintu bidahari, ni uko ateye, akwereka ibibura. Noneho ukagira ubwo buswa ndi kuvuga bwo kutamwereka ibihari. Ubundi kumunetraliza bya mbere byanyabyo ukamuhabije ni ukumwereka ibihari. Nimba azanye ibintu 3 udafite, mwereka nka bino ufite cyangwa se 2 ufite.
nimba kweretse ko nta cyayi mwereke ko ufite amatasi wanyweramo icyayi kibonetse. Gukomera kw'Imana kwa mbere kwagaragariye mu gutwita inda amezi 9 bigakunda, ukajya ku maternity bigakunda, abandi bakahagwa ukahabyuka. Uko gukomera kw'Imana ntikwagaragaye cyane. Kongera kugaragara mu gukuza umwana hagati y'abarozi, hagati y'abatabyumva. Umwana arakura yiga gardienne, primaire, secondaire. Muri kaminuza nimba atangiye kukunanira ntibivuze ko Imana idakomeye. Amen. Irakomeye. Amen. Irakomeye. Subira inyuma muri detaye. Ngiki kintu cyatumaga ubundi Dawidi ahorana ubutsinzi muri we. Kandi nanjye impamvu mporana ubutsinzi muri iki, sinkunda kureba ku byanze. Kera hari abanyamakuru bakunze kumbaza ngo kuki uhorana courage, imbaraga, kwizera. Amaso yanjye nta sinjya nyatinza ku bidakunda. Nsubize inyuma hareba ku byakunze. Dawidi mu bintu byatumye yica Goliyati agapfa, yashubije amaso inyuma areba gukomera kw'Imana mu ishyamba nta muntu uhari, gukomera kw'Imana imbere y'idubu, gukomera kw'Imana imbere y'intare. Arebye ubutaka kandi agiho buriho abantu batamwemera, kandi abo batamwemera bavugiraga mu myobo bihishe. Ubundi abantu bihishe mu myobo nibo bafite amagambo anaryana muri no minsi. Nibwo uzasanga no muri commentaire umuntu akubisemo ijambo riryana, urya n'ikimenyetso cy'uko ari mu mwobo. Abantu bari mu myobo bagira amagambo aca intege. Mu myobo niho babwiraga Dawidi ngo uribonekeza, subira mu butamasha. Bari mu myobo, nayo magambo aranga abantu baba mu myobo. Ariko Dawidi ntiyita ku magambo yuko yibonekeza, yuko atabishobora, ntiyemera guhunga, atangira kureba inyuma. Gukomera kw'Imana badahari, badahari. Noneho yumva bahari, nimba Imana yarakoze badahari, uko bahari sasa. Haleluya. Amen. Nimba Imana yarakoze ibikomeye batareba, badahari, barupinzi badahari, abaturoga badahari, abaduca intege badahari, kuri tere bahari sasa. Noneho data wa twese uri mu ijuru nibwo ikora ibikomeye bitarondoreka. Dawidi yaravuze ati umva Goliyati unteranye icumu n'uducumu, ariko jye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo wasuzuguye. Goliyati ntabwo yishwe na ririya buye, yishwe n'ijambo. Ubundi yapfuye, ibuye ryamugezeho yarangije gupfa, kuko yarafite n'isezerano rivuga ngo uyu munsi ndaguca igihanga nkubagire inyamaswa zo mu ishyamba. Niko Dawidi yarangije kumubwira. Uko no gukomera kw'Imana. Umuntu uvuga ngo gukomera kw'Imana ndakubuze ubukwe bupfuye, hari ubupfira mu kiliziya cyane, sibyo? Hari ubupfa barakwerekanye kwa sheri, hari ubupfa baranakoye cyane. Noneho ugasanga umuntu ahinduye indirimbo, atangiye kuvuga ngo Imana iranyanga, Imana irangwanya, ngo reba, agatangira kugaragaza ko nta gukomera kw'Imana kugaragayaho. Kuba guhari, subiza amaso inyuma urebe ibyo yakoze. Kuba Imana yarakugize umukobwa ubengukwa, kiramaze wose we musore Imana yaremye gusa. Gukomera kw'Imana kwihishe mu bukumi bwawe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Niko narindi gusobanura ngo abantu birebera Imana mu kibazo bagezemo. Ahubwo mu kibazo umunyamwuka aboneramo gukomera kw'Imana. Muririmbyi we yagiye mu mwuka, biragaragara ko afite ibibazo birenze kimwe. Araririmba ngo nuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira. Akigera mu makuba ntiyabonye ko Imana idashoboye, ahubwo mu makuba atangiye kwerekwamo amahoro. Mu makuba, mu makuba yatangiye kwerekwamo icyo azaba cyo, yatangiye kubona aho azatura, ibihugu azagendamo. Niko Yobu byagenze. Umubiri umaze kugenda, abana baragiye, ingamiya zaragiye, ubutunzi bwaragiye, atangira kuvuga ngo
izi nzira mbega izi nzira nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. yabonaga uburyo azasa neza bivuyemo. umunyamwuka areba hirya y'ikibazo uko azabasa. ubundi iyo uvuye mu kibazo gikomeye, umuntu wese ufite ikibazo gikomeye kana namuhaye amakuru, ikibazo gikomeye ukikivamo uhita uba umusitari. uhita uba umusitari. ubundi iyo ntategereza umugabo imyaka 11 sinari kuba umusitari. ngiki kigeragezo cyangiza umusitari. n'abanyamakuru bantumiraga bose ni ikibambazaga cyatumye mba umusitari. mu bintu byatumye Dawidi aba umusitari, guhangana na Goliyati akamwica, no guhigwa na Sawuli, uko amuhiga hamushakiye ntamubone. buriya Sawuli nawe yagiye aswata, yajya kumufatisha agahita akubitana n'ijambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka tumeze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega. akaba araswase. undi munsi akongera agahagurukana n'imizi n'imiganda, yajya kumufatisha agahita akubitana n'ijambo rivuga ngo sinzapfa ge nzarama. neva sinzapfa nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze, akabafasha havuye. ubundi bafata amagambo, ubundi bakubitana n'ijambo nk'iryo ririmo indasago z'Uwiteka. hari umunsi havuze ati gemba nararabye, yo ntizera ko nzarebera kugira neza ku Uwiteka mu isi yababaho. bakagenda baswata gukomera kw'Imana kurahari. ndugu yangu, tukubonera imbere ya Goliyati, tukubonera imbere y'Abamidiyani. Haleluya. Amen. hanyuma rero ngira ngo tutanavuze byinshi, uvuze ibintu bikomeye. uti ngi Bugande jya kubwira Imana ndi rwose ubutindi byari byararenze ubukene. byari ubutinde vraiment. ariko wabwira iki abagore wenda bagenzi bawe cyangwa n'abagabo bumvira, ariko tuvuge n'abagore. hari igihe umugore abona ikibazo kibaye mu rugo akaba nyine ntahagarare gitwari. wamubwira iki? anyure akora iki? rero abadamu, mbere yuko mvuga ibi ngiye kubabwira, nimba navuga ngo mbisegureho, nuko bisegura ntabwo ari ukubihohoraho. kuko hari ibyo njya mvuga bamwe bagasanga baciye inyuma, bari kumbwira ati mawe warahiriwe, mawe ya ubuje kurata ko wahiriwe. wapi? mu kibazo cyose umugore ahura nacyo, gutsindwa kwa mbere nuko ahanga amaso ku mugabo yashatse. yego Bibiliya iravuga ngo kwifuza ko umugore kuzaherera ku mugabo. nubona ikibazo kije mu rugo, ntugahanga amaso umugabo, nubwo Bibiliya iravuze ngo kwifuza kwacu kuzaherera kuri bo. nicyo kibyishe. hanga amaso ku Mana. wikumva ko ikibazo cyose ufite kizakemurwa n'umugabo, dore ko nta n'ubumuga ufite. ntabwo bakubyaye ngo akurere. yego nubwo yakurera ariko biri mu nshingano, ariko nawe urakuze wakwirera. inama nakugira rero, mu gihe haje ikibazo gikomeye mu rugo, ushobora kugirana n'ibibazo n'umugabo, bwumvikane buke. mwanzuro si ugusakuza, mwanzuro si ugutesha umugabo umutwe, si ugutora abantu. jya kuwiteka. Bibiliya iravuga ngo guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. ubukene burashobora kuza mu rugo. hari ubukene buzanwa nuko wabaye umunebwe nyine ugahugira muri fondote no mu mavuta ahindura umubiri, ugahugira muri ibyo ntujye gushakisha. hari n'ubukene buzanwa n'igihe cyawe kitaragera ngo Imana igutabare. hari n'ubukene buzanwa na Satani. Satani akagufungira amadiploma, akabroka ubwonko, akabroka neza icyo ukoze kikananga. ibyo bibaho. ariko mu gihe ibyo byose byanze, nk'umugore uzi ko Imana ishobora byose, gukomera kw'Imana kujya kugaragara, sanga Imana uyibwire ku murongo ibintu byose bikugoye. Bibiliya yanyemeje uburyo abagore Imana ibumva. Ndiranavuga ngo munzanire abagore bazi kurira. amasengesho y'abagore ni simusiga imbere y'Imana. Sanga Imana uyiyoboze inzira, uyisenge, uyitakambire, byanga byakunda izagusubiza. Niyo nama nagira
abadamu bagenzi banjye kandi n'abagabo bumvireho mu gihe byakomeye wireba ku wakwimye wireba ku wagiriye neza ngo ntakwituye reba ku Mana itanga n'Imana isubiza. amen. Amen. Tugana ku musozo ndagira wenda ukurikije uko ibihe ubibona n'ibihe wagiye unyuramo ukabona imbaraga z'Imana ariko ngewe uranshimisha mu buzima uti nagiye i Bugande ndavuga nti kuko umugabo mugenzi wawe musize hariya no kandi kantu karyoshye abantu banumvireho umuntu usenga n'umuntu ukomeye kuko icyambere ashobora kumenya amakuru isi itazi n'abandi bantu batazi hanyuma ujya gukodesha inzu nyirinzu ati hano hari ufite amezi 5 noneho nahise nibuka rya jambo riri muri Bibiliya rivuga ngo nzakenyuruza abami ngukenyeze. Tugana ku musozo urabona ukuntu ibihe bigenda bihinduka abantu bagenda bacika intege abantu donc bigenda bimera ukundi kundu abantu bitware gute mu bihe bisa n'ibi abantu barusheho gukora iki bareka iki uko ibi bihe tunyuzemo yego hari abantu baguye hari abantu babigendeyemo ibi bihe bya covid hari abantu babigendeyemo twabonye ko hari abantu bakizwaga ari uko bajya mu rusengero bafite agakiza ko mu rusengero aka gakiza ko mu rusengero covid iragahitanye kararangiye tubona ko hari n'abantu bafite agakiza ka Yesu Kristo ariko haba kuki yavuze ngo yewe naho imitini itatoha inzabibu ntizere nzahagarara ku munara ndindire numva icyambwira. Abantu bafite agakiza ka Yesu bamaze imyaka insengero zifunze badasenga ariko wajya kumva aracyari kimine kumva amavuta aracyari kumva rirugira cyamenagura abazimu kuyavuga ijambo kumva riracyafite ubugi kuko mu bihe bikomeye yagize agakiza ka Yesu yubatse kuri Kristo imivu ntiyamutembana. Muri ibi bihe rero hari icyo umuntu w'Imana asabwa. Nshaka kukugira n'inama wowe waguye bitewe nuko wari ufite ako gakiza mvuze wowe wagize intege nke bitewe n'ibyagukamuriye muri iki cyorezo ndashaka ko wongera ugafata Imana ukareba Imana mbega ukamenyana n'Imana nka mbere muri ibi bihe uko wakwitwara itware nk'umuntu utazarangiriza urugendo rwe muri ino si nk'umuntu ufite gakondo y'abera azajyamo. Amen. Genda nk'umuntu uri mujya muri gakondo y'abera kuko hari amategeko agenga uru rugendo nta byapa bya 40 na 60 byubahirizwa muri uru rugendo nta muvuduko ahubwo ugize umuvuduko mu by'agakiza ni sawa nta bintu byo kujenjeka amategeko n'amabwiriza mu nzira zijya mu ijuru arubahirizwa ugakizwa ni mwiyuhagire mwiboneza ibyaha byo mu mibiri yanyu niyo mategeko ari muri uyu muhanda ujya mu ijuru. Gakondo y'abera iraharanirwa nkugira inama ngo muri iki gihe itware nk'umugeni wa Kristo urebe icyaha nk'uwagihuzwe mwuka wera aba muri wowe urebe icyaha nk'umuntu wagihuzwe nk'ikitakureba nk'uwazinutswe mere nka Yosefu ageze imbere ya muka Potifari asanga afite inda y'umwuka wera yamuhugije ubusambanyi ku buryo uhurwa kwiba uhurwa ingeso z'uburaya uhurwa inzoga uhurwa itabi itware nk'umuntu utazarangiza urugendo hano witware nk'umuntu Imana wo mu ijuru itegereje. Imana iguhe umugisha. Amen. Hanyuma urakoze nanjye numvise mfashijwe. Imana iguhe umugisha. Amen. Kandi Imana izakomeze gukomeza. Amen. Nakubaza byinshi ibintu binyuzuye nakubaza ni byinshi twarara ariko ntabwo ntidusoje n'ubutaha tuzacumbukura ariko reka twongere duhe abantu nimero yawe abantu bashobora kuguhamagara kandi mwa abantu mwe muri kutwumva reka ibintu byo gupinga reka ibintu by'ubunaji wa mugani umukozi w'Imana rebera ku bandi byemeye nawe bizakunda
niba ibintu bitarakunze ugahura n'abantu babi burya si ryo herezo. Witsindwa, gutsindwa ni ugutsindwa kongera ni ukunanirwa kongera gusubiramo. Komeza ugerageze. Rero niba ufite ikibazo, niba hari icyo wumva yagufasha, ca bugufi kandi uze wizeye ko Imana ishobora byose. Amen. Uze wizeye kuko na Yesu yakizaga abantu yababwiye ati genda, kwizera kwawe kuragukijije. Rero kuza kugusengera cyangwa gutanga icyifuzo wumva ushidikanya ntacyo byaba bimaze. Tugiye kuguha nimero ushobora kumubonaho mukaganira, iba no kuri WhatsApp. Byaba ngombwa mukapanga mugahura, byaba ari byiza. Ndetse nanakubwire nawe niba ufite ubuhamya wumva wadusangiza buryoshye, bumva bifite icyo byakora muri sosiyete, waduhamagara. Nimero zacu tukunda kuzishyiraho hasi, urazibona ku kiganiro, ariko by'umwihariko reka uyitubwire iyo nimero yawe. 0783 48 34 88. Kubaherereye hanze ubanza akamenyetso ko guteranya 250 783 48 34 88. Iyo telefone, iyo nimero iba kuri WhatsApp, wayimpamagaraho nkakwitaba. Iba no muri momo. No muri momo, atumva icyo momo bivuze ni mobile money. Aha, nanjye nayifashe. Yego. Hanyuma dusengere rero duhesha umugisha mu izina rya Yesu. Ntiwibagirwe ya mavuta yo gutegeka niyo urimo uyu mwaka. Muri uyu mwaka niyo ndimo, mu mpera z'umwaka niyo ndimo. Yego. Reka tubwire Imana itegekere muri jewe ibintu byanze byemerewe. Udukurikiye wari ufite indwara y'isereri, dutegetse isereri kukurekura. Wowe udukurikiye umaze imyaka myinshi ufite diplome warabuze akazi, dutegetse ko ukora. Amen. Wowe umaze igihe warabuze ibikoresho byo mu rugo, turategetse ngo bibi. Wowe umaze igihe urwaye indwara ya negatifu, amafaranga agiye kugushiramo wisuzumisha, dutegetse ko iyo ndwara ikurekura. Amen. Wowe umaze igihe ubushomeri udaheruka agafaranga, konte zawe nta kijyaho, dutegetse ko amafaranga kwitaba, agatega amatwi akaza akakwitaba bitewe nawe ushaka. Nimba uri mu Rwanda, ubwo ni banki nasiyonari y'u Rwanda, aho uherereye, nimba ukoresha amadolari yakire, nimba ari amayero yakire, nimba ari amashiringi, nimba ari amapawundi, nimba ari amadirihamu, bitewe nawe ukoresha n'igihugu urimo, nakwitabe yihuse. Ni itegeko. Kandi nimba uri kwa muganga wabuze ibise kandi amezi yo kubyara yageze, dutegetse ibise byihute bize ubyare amahoro. Reka tugusengere. Imana mwami nyiribihe, ni we nyiribihe, ibihe byose birakumvira. Iyo uhamagaye ibihe by'amafaranga biraza, wahamagara ibihe by'inzu bikaza, wahamagara ibihe by'ingendo bikaza, wahamagara ibihe by'amateka mashya bikaza, wahamagara ibihe byo gukundwa bikaza. Haleluya. Mpamagaye ibihe byiza kuri uyu muntu wadukurikiye. Ibyanze byemere, ibintu byari byarananiranye bikunde kwa jina la Yesu Kristo. Nyakubaho umuntu wese wadukurikiranye, ibintu byari byaragiye ibumoso bigaruka iburyo, ibintu byari byaranyazwe buzikirana kagungu bigaruke ashumbushwe, feza n'izahabu bigitaba umuntu wese wadukurikiye. Ubuzima buzira umuze bwitabe, amahoro n'amahirwe nibyitabe. Itegeko ryawe niritegeka ibyanze byemere. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen.